turakwakiriye hano kuri Big Energy live wisange. Turifuza kumva ijwi ryawe, turifuza kukumva. Abantu bari hano barimo barakureba, bakeneye kongera kumva ijwi rya Kimenyi live. Let's go. You're most welcome, man. Yeah, man. Thank you, brother. Thank you. Chimi abantu mwese muri hano. Ubwo ni bangahe? Abantu 650 na barimo kwinjira muri 700. Okay. Rero buri muntu wese uri hano ndamushimiye, ndagushimiye nawe kuba wanyinvitinze kuri platform yawe. So bwa rimwe sinubwa kabiri turi kumwe muri ubu buzima, mu buzima bwa buri munsi turi kumwe, kandi zirandabyo ntago navuga ko ibyo nakoze byari bihagije, kuko numvaga ko nakora ibirenze biriya, ariko nta upanga n'igihe ibyambayeho n'undi wari wese byamubaho birashoboka, ariko nanone ntabwo navuze ko byarangiye. Nshobora no kuba biriya natanze byari njyewe, ariko ejo nzatanga ibindi wenda ku wundi mwana runaka nshobora kuzamura impano. Miguel nshobora kuzaza nawe agatangirira aho papa yageze, agakora ibirenzeho. Ni mu rwego rwo kugira mbe proud by'igihugu cyankoreye, nanjye ngire byibuze itafari kiraho y'amana. Hanyuma uyu munsi unyemerere duhite dukubita tubanga zo kujya muri Amerika. Abandi bati Kimenyi yageze muri Canada, abandi bati Kimenyi yageze muri Amerika, abandi bati Kimenyi ubu ngubu arimo ewan yagiye hari n'abakoresha warugiye umva uretse gato mbere yo gusubiza ngo ibyo nibyo bibazo abantu hano ngo baba bashaka, ngo ubwo mbabarije ikibazo neza. Warugiye ariko sinzi kabisa. Sometimes hari igihe izi mboga twizanyeho, reka mvuge gutya ngo twizanye, hari igihe ziba abantu nimba ari abantu baba bashaka bitari ngombwa. Okay, icyo navuga nkuko batangiye bivuga ngo hari abantu basapotinze muri career football, hari abantu basapotinze muri mu buzima bwo hanze, hari abantu basapotinze mu ishuri. You see, ukuvuga ngo iyo career ya football igihe icyo ari cyo cyose nshobora kuzagira iki, nari gomba kuzayisohokamo nkajya mu bindi, kandi ntabwo bivuze ko 60% y'abantu nakorana nabo muri football ari bo bazaza kugira iki, ku supporting muri business yo hanze. Bari mvuye hano ngiye ahandi kugira ngo ndebe China ni igihugu kinini cyiza kiri hejuru giteye imbere, so nari ngiye kwiga y'ubumenyi. Nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bwo muri football, nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bundi bwa business. Actually bwari muri ubwo buryo. Abantu bakomeza kunkurikirana barabibonaga daily ibintu wenda postinga ibyerekeranye na business z'amamodoka, ibijyanye na business ibintu biri electronic. Hariya ni nko kuvuga ngo ni kwisoko y'ibintu byose, ku buryo ngewe ndiyo cyangwa se n'undi muntu nawe uriyo nakubwira ati hari ikintu kitari hano mu Rwanda cyangwa se nkeneye wamborera aho ngaho. Ni mu rwego rwo kwagura branding, not even ntibe muri football gusa, ikaba no hanze yabo. Amaye nka data iki ni iki noneho bagukubise DJ Brian gukubise iki. Amaye nka data wabonye ibintu biba hano Nani igicaye kira kintu mbere yuko umbaza ikindi kibazo bantu sobanura rwa staff n'umuntu urumpaye kandi urukubiswe n'umuntu witwa DJ Brian gutaye mu ruru, nanjye sindamenye urwo batubwire. Ndi umupfubuzi ndashaka akazi. Hari umuntu wanditse hano ngo ndi umupfubuzi ndashaka akazi. Ebana bakaguhe. By the way, Brian, thank you so much for the gift. Mbega umuntu wahuranye comment nayisomye bro, igisigaye abantu baze kukureba kubyaye nako kazi bakaguhe. After severe need.
kime hari umuntu wari hano kometa ariko ntabwo ndi bwisome baraza kunyihanganira gatoya bazakarada premier muraza kunyihanganira wa muntu we mukorera advertisement y'ubuntu pe ku bantu 900 ibihumbi 203 bimaze gutapinga screen. Dufite umushyitsi w'ibere yitwa Kimenyi Yves. Hari umuntu usabye akazi aravuze ngo muhamagara mama Riziki ntabwo agizemo detaye yanditse gutya bakamuhe icyo ibyo mubimenye hanyuma turwe na Kimenyi hanyuma Kimenyi hari abavuze wagiye China ngo uhunze depression ibiki ibintu nk'ibyo hari ikintu wabivugaho ibyo ngibyo sometime ibintu biba kuri social media nimukajye mwizera pe nimukajye mwizera social media habaho negative nyinshi nje nari ndi muri business kandi ndasabye ngo support me as you always came to support me ku kibuga uko abantu bazaga bakajya inyuma ya Kimenyi abanyumvaga ku ma radio bakankunda batanzi ibyo ngibyo nibyo nkora nkuko ushobora kuba supportinga yago in other way nanjye iyo support niyo ndi kuvuga ntago ari muri ubwo buryo ibyo bindi abantu mukanya tugiye kwinjira muri business uyu munsi urimo kubarizwamo kugira ngo abantu banamenye ese noneho umuntu ashaka gushyigikira Kimenyi yakora iki sibyo ariko mbere yuko tuhinjira unyemerere hari abantu ushaka kubanza kugira icyo mbwira hano reka mbabwire mwabantu iyi live muriho ni Big Energy munyumve neza abantu barimo kwandika Muyango muzane Muyango ni mwiza twikundira Muyango turishakira Muyango ibyo bintu murimo gukora mu Kinyarwanda reka mbabwire ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda baca umugani ngo ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore nk'umuntu ashobora kuza akandika ibintu hano avuga ati nge Kimenyi si mukunze cyangwa se Kimenyi si mushaka noneho Muyango akaba ari hano mu bantu bari hano Muyango akaba avuga ati uwo ni umugabo wanjye ariko wowe ukabura urimo kuvuga ngo ngewe Kimenyi si mushaka cyangwa se dushaka Muyango cyangwa se muvuge kuri Muyango no ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore rero nimugashaka kwivanga mu bintu by'umugabo n'umugore cyane niba hari ibyo Kimenyi ari buvuga arabivuga niba hari ibyo adashaka kuvuga ntimuze gushyiraho umuntu hano pressure nta pressure nge ntago njya nkorera kuri pressure kabisa ntago njya nkorera kuri pressure kubera ko ntabwo ngewe nje hano kugira ngo nteranye Muyango na Kimenyi ino live ntago ari yo guteranya Muyango na Kimenyi ino live nta nubwo ari yo kugira gute nta nubwo ari yo kuza gufata Muyango ngo umuntu amuvugeho hano no ino live iriho Kimenyi mugomba kubyubaha mujye mugira icyubahiro mana abanyarwanda mwabaye mutari komana mu Muyango mumureke Muyango muramuzana muri ibi bintu uko turi live turimo turavuga business umujene arimo arabasaba support mutangiye kwandika ngo Muyango turamukunda zana Muyango wamwangiye iki Muyango ibyo murimo ni ibiki mwacomenye mwasinze mwanywera umogi hanyuma rwose ngiye nashaka ngiye kubyivugira pana kugira ngo Kimenyi abari ugira ute ubivuga nashaka kubyivugira kuko we mushobora kugira ngo oya nakiriye Kimenyi na Muyango nshobora kumwakira hano nshobora kuzamwakira ariko ndagira ngo mumenye position ngiye magazemo ntabwo ndi muri position yo kuba nakwemerera umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Kimenyi kubera ko turi kumwe hano kuri live ntabwo nabyemera ni nkuko ntakwemera n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Muyango igihe ndi kumwe na Muyango hano rero muri se bibareba hiki kwanza niba hari n'ibindi bibazo bashaka kuza kubaza ngiye reka nkwibariza ibyo nateguye kukubaza kubera ko ino live ni ya Big Energy ntago abantu baza bazafungure live zababibaza ngiye ntabwo abantu baza kunyangaje ibyo ngomba kukubaza kimwe urumva so ikindi unyemerere ni iki wavuga ku bintu bimwe na bimwe
bikuvugwaho kuri social media, uri umuntu utajya ukunda kugaragara muri social media usubiza ku bintu byakuvuzweho, either hari umuntu urimo kukubeshyera ibintu runaka, either hari umuntu urimo kugutanishinga izina ryawe, either hari ibintu birimo kuvuga muri media ariko ukagenda ugaceceka, ubundi ubiterwa n'iki? Tubwire, ese n'iki wavuga ku bikuvugwaho muri social media? Ibintu byose bivugwa ku muntu waza ukabiata bro, nibi ngibi ndabizi, ni live wanyabiseho n'ubundi baragira icyo babivuga. So rero nta mpamvu yo kujya nyine gukomentinga kuri buri kintu byavuzwe gutya byeze, kuko n'ubundi still niyo wavuga ati ibi ni njyewe nabikoze gutya, hari abandi n'ubundi bazagira icyo zabifata uko babishaka. Wowe n'umutima nama wawe n'Imana yawe, ibindi for me shamba numva wapi kabisa. Ndagira ngo rero tubwire uyu munsi Kimenyi ahugiye mu biki? Tumaze kugira abantu 1000, reka tubashimire abantu 1000 barimo kudukurikira kano kanya. Bagifite none ahagose turajya he noneho, ahagose tujye, ahagose mushaka ko tujya he? 280 abantu 1000, ahagose tujye mushaka ko twimuke? Oh my god, reba DJ Brand arasana yipinze nawe. Oh my god, aguzisha mushaka ko dukora iki? Tubigenze gute? Hanyuma kimwe si ikibazo, ngiye ndifuza ko niba wowe, thank you, DJ Brand aragusana yipinze, wamubonye? Ariko nanjye ndamubita Monigani Pandem Fire. Ibi byo ndashaka ko ari wowe ubyivugira, ntabwo ari ikibazo. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ibijyanye n'urugo rwawe, ibijyanye n'umuryango wawe. Ni uburenganzira bwawe bwo kubivugaho cyangwa ntubivugeho, ariko ngewe impamvu nkubwiye gutya ntabwo ndi muri position nziza yo kukubaza ibintu bijyanye no mu rugo rwawe mw'imbere, kuko nanjye ubwanjye ntacyo njya mbivugaho iby'iwanjye mu rugo rwanjye. Rero niyo mpamvu navuze ngo hari respect nkugomba, kuko kuri ngewe ntabwo iki ngiki ari ikibazo naza kukubaza. Rero ndashaka ko wowe ugira icyo ubivugaho. Niba hari icyo wabibwira ku bantu bari hano bakomeje kubaza, ese Kimenyi na Muyango baratandukanye burundu koko? Ese bakoze divorce? Ese Kimenyi ni single? Hari abakobwa bari hano bishakira kumenya niba uri single, uze kubafasha rwose. Nabonye hari ibyana hano, hari ibyana pe, ahantu nahabonye ibyana, dore tumaze kugira 1,100 by'abantu badukurikiye. ahantu nahabonye ibyana n'amasnipe n'ibiki, ahantu. Rero ngaho tubwire bimeze gute? Ibyo ngibyo rwose byo nta kintu bivugaho pe. Gusa ibintu bimeze neza. Ibintu biri munange kare katonda wange, ibintu biri bulungi oba just oli mutulimba nyo. Aha hari nyuma yuko hari hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga hacaracara inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku muryango wa Kimenyi na Muyango. Abenshi bemeza ko uyu muryango baba baratandukanye, bakaba batakibana nk'umugore n'umugabo. Umugore aherutse kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu kiganiro aherutse gukora mu buryo bwa live na Pasteur Hakimi, yavuze ko yazinutswe abagabo. Avuga ko rwose ubu yishakira amafaranga iby'abagabo batakibishaka. None uyu munsi umugabo nawe yaje imbere kuri live hamwe na Yago, avuga ko nta kibazo bafitanye. Ukaba wakibaza uti ese ninde uri kuvugisha ukuri, ese ninde uri kubeshya, ese ibi bintu byaba byo? Ese wowe uko ubibona, ubona aba bantu bakibana nk'umugore n'umugabo? Bimbwire hasi aha muri comment. Turagushimira gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, tugushimira umwanya wawe n'urukundo ukomeza kutwereka. Turagusaba gukora subscribe wowe uri mushyashya, like ndetse na comment kugira ngo iki kiganiro turusheho kugera kuri benshi. Turabashimiye.